amahirwe dufite nuko turi muri press conference kugira ngo mwebwe mudufashe nyine amahirwe tuburiraho dutuye tube turi kuyabonera kuri mwebwe kandi abo nabo bazajye kumenya babinyongera z'ibyo muri kudufasha gukora. Ndumva icyo ari cyo navuga. Noneho hari ikindi kivuga ngo ese ni hehe tumaze kujya hatari hano mu Rwanda. Koze cyane mbere kubaza ikibazo ndabanza nshimire University Choir, City Family Choir, ariko nanone nshimira n'amakorali menshi y'Abadventiste b'umunsi wa karindwi bafite umwihariko bagira wenda nubwo tubaza ibibazo ariko igihe gito maze nkurikirana amakorali y'Abadventiste b'umunsi wa karindwi ntabwo bajya bakora igitaramo kidafite intego yo kugira umuntu gifasha cyangwa kugira ahantu kivana ikintu ngo kigeze ahandi hantu. Akenshi na kenshi usasanga ibitaramo by'Abadventiste b'umunsi wa karindwi bari ibitaramo byo gukora fundraising byo gufasha gutanga mituweli, turi mu bitaramo byo gutanga mituweli ku Muhima nyine ahantu hose wumva baba bagira ngo hagire ikintu gikoreka gikosoka bahave. Ushobora no kubona korali y'i Kigali igiye kubaka urusengero rwo mu ntara. Nabashimira ko icyo mbashimira rero nuko mbere kujya kuzimya ahandi manje mukajya kuzimya iwanyu, ntago wajya kuzimya ahandi kandi nawe size haka. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Ngira ngo ntekereza ko uretse kuba dukoze umuhango wo kwivuga amazina hafi ya twese dutuze ko mudutekerezaho nuko mwari muzi ko turi ntarumikwa kandi abenshi twagerageje kugenda dufatanya kugira ngo mu bikorwa bigezeho bigeze aho bigomba kugera. New City ni korali yo mu Kinigi munsi y'ibirunga ahantu haba imiho nyinshi cyane bita Ruhanga, bahita Ruhanga biterwa n'uko wabivuga. Hanyuma rero New City ni korali mu toryo Adventiste munsi wa karindwi imaze igihe ivuga ubutumwa, ariko muri iyi minsi ikaba ari imwe mu makorali imuturo ry'Abadventiste ari gukora cyane pe. Ibyo rangije igihe yatangiriye nizo batangiriye rimwe nizayibanjirije ukareba ku mbuga nkoranyambaga zabo zitandukanye ubona ko bakora. Bamaze igihe kinini bazenguruka igihugu, nta namwe batagiye. Ntabwo twabura kuvuga ko ibyo basabwa gukora kugira ngo korali yabo ikora ivuga butumwa byose babashije kubikora. Nibo turi kumwe, nibo tugiye kuganira. Ndagira ngo Eric tangire atubwira New City mu by'ukuri turi kureba hano inyuma hari impamvu mwamanitse ibi bintu, ni iki gihari, ni iki muri gutegura, hanyuma y'ibyo kuki mwaduhamagaye. Mu magambo avunaguye ubwo Perezida naraza kugaruka ku mateka ya New City igihe imaze nahigeze ikora. Umwanya nawe murakoze. Impamvu twabahamagaye no kugira ngo tubamurikire umushinga dufite w'igitaramo turimo turashaka gukora hano muri Kigali ku itorero rya Kigali Bilingual Church riri hari i Remera. Ni igitaramo nterankunga aho turimo turifuza gukusanya ubushobozi cyangwa se inkunga yo kugira ngo dufatanye n'itorero ryacu dukomokaho rya Ruhanga mu gikorwa bafite cyo kubaka urusengero rugezweho. Murabizi muri no minsi muri rusange mu gihugu hariho gahunda yo kuvugurura ahantu abantu bateranira basenga. Natwe iwacu niko bimeze, iwacu ntabwo hafunze, ariko turi muri gahunda yo kuvugurura urusengero rwacu, tukubaka urusengero rujyanye n'igihe tugezemo, na cyane ko urwo dufite ari urwa kera. Ariko bikaba bikomatanyije, ni budget ikomatanyije naho hari inyubako twifuza none kubaka, inyubako ya guest house aho twifuza kuzajya ducumbikira abantu baza muri karagace dutuyemo kugira ngo babe bafite ibyangombwa byose bisabwa, na cyane ko hari igihe
kubera milieu dutuyemo ari milieu touristique, hari igihe abantu dushobora kugira abashyitsi benshi tukabura ahantu tubashyira, ariko niba itorero ryatekereje muri ubwo buryo rigatekereza ko dukeneye kubaka mu nkengero z'itorero igikorwa nk'icyo ngicyo, natwe twifuje kugira ngo dutanga umusanzu wacu muri ubwo buryo. Iyo ni impamvu imwe yatumye dutegura icyo gitaramo. Cya kabiri, igitaramo twashobora kuba twanagitegurira iwacu aho ngaho, ariko twashatse kugizana muri Kigali ku mpamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni uko dufite umubare w'abantu badukunda twagiye tubona bakabitwereka muri Kigali. Ntabwo byoroshye kubona korali y'abantu baturuka mu gice nk'icyo dutuyemo bagira abakunzi nk'abo twagiye tubona mu ngendo twagiye dukora muri Kigali. Twifuza yuko rero twafatanya nabo mu kudutera ingabo mu bitugu kugira ngo icyo gikorwa cyacu kigende neza. Icyo ni kimwe. Indi mpamvu ya kabiri yatumye tugishyira muri Kigali ni uko twifuzaga nanone kugaragaza ni ibiki abantu bo mu Kinigi bashobora gutanga mu bijyanye, iyo bigiswe igitaramo ntabwo ari ukuza ngo dutange amafaranga gusa, harimo kuririmba, harimo n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ese iyi korali yashobora guhagarara ikaririmba muri Kigali, yateguye igitaramo muri Kigali bigashoboka? Iyo nayo n'indi mpamvu yatumye iki gitaramo tugitegura tukakizana hano mu mujyi, mu murwa mukuru w'igihugu cyacu, kugira ngo ibikorwa dufite tubisangize abanyamujyi cyangwa se abanyamurwa, nabo badufashe aho babona yuko biri ngombwa yuko badufasha ibintu byacu bigende neza. Ntekereza yuko niyo mpamvu twateguye icyo gitaramo. Impamvu rero warumbajije yatumye tubahamagara nkamwe, nicyo tubifuzaho. Turifuza ko itangazamakuru nk'imwe mu buryo bukoreshwa mu gusakaza nyine amakuru agezweho, mudufasha kuricinga cyangwa se kugera ku bantu twe tutabasha kugeraho. Twebwe dubasha kuba twakoresha platforms zacu tugatumira abantu, ariko hari abantu tutabasha kugeraho, na cyane kwenda abantu bashobora kuba badukurikira ari abantu batuye muri kiriya gice dutuyemo. Nyamara birashoboka cyane ko mwebwe nk'itangazamakuru mushobora kudufasha icyo gikorwa cyacu kigasakara kikagera ku bantu, kandi byagiye bigaragara nk'ibitangazamakuru twagiye tugeraho mu minsi itambutse, twagiye tubona impact itari mbi, nziza cyane ku byo twagiye tubona abantu tutazi bashaka gufatanya natwe muri kino gikorwa. Bivuze ngo kuba rero twabatumira kugira ngo namwe mudufashe kwikorera uwo mutwaro, turabizi yuko mu nshingano muba mufite zitoroshye, mwongeyemo n'iyi ngiyi bishobora kubyara umusaruro ku ruhande rumwe cyangwa se urundi. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Twagirimana Emmanuel, ndi umwizera w'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi aho ikorali ibarizwa, nkaba n'umwe mu bayobozi b'itorero. Ubusanzwe nkaba nkorera hano mu mujyi wa Kigali, land management and notarity muri leta. Ndi umuturage wanyu, nuko twagize inshingano nyinshi tukaba tutatangiranye. That's why we are here. Tukaba turi abajyanama ba korali. Mwasubiramo ikibazo mwari mubajije? Amateka gato kuri korali, igihe maze ibikorwa avuga by'indashyikirwa bimaze kugeraho. Mwakoze cyane. Ndatekereza namaze kubibwira. Nk'uko mubinsabye kuvuga amateka mu buryo muri samari, kubera ko ifite amateka maremare kandi ntabwo dushobora nyine kuyavuga yose ahangaha ngo bikunde. Ahubwo reka ngerageze mbabwireho muri make amavu n'amavuko bya New City kuva igihe yavukiye kugeza uyu munsi.
korali New City ni korali yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2002, ariko mbere yaho nko mu bihumbi 2000 hari amakorali abiri y'urubyiruko. Abana bari bafite imyaka 19 kugeza kuri 13, nyine ndumva umukuru yari afite nk'imyaka 15. Sasa rero ayo makorali hariho korali y'abakobwa na korali y'abahungu, bose bari muri icyo cyiciro. Iyo korali y'abakobwa yitwaga Abajyana na Yesu, indi yitwaga Tradition. Noneho mu bihumbi 2002 dufata initiative, baduha igitekerezo cy'uko twakwivanga. Iyo korali imbere yari igizwe n'abantu 6. Njyewe ntabwo nari ndimo, ntabwo ndi umumambre fondateur kubera ko yatangiye ntari, ariko nanone igitangira imaze umwaka nahise njyamo. Ubwo rero ntabwo ndi mu bayitangije, ariko ndi mu bantu bari avansiye kuri yo. Rero mu bihumbi 2002 korali yafashe umwanzuro wo kwivanga abakobwa n'abahungu, noneho turirimba twitwa korali Tradition. Nyuma gato hashize imyaka 2 mu bihumbi 2004 dusanga iryo zina ritajyanye n'igihe, reka mbivuge gutyo kuko niko twabitekereje. Noneho turicara turavuga tuti reka dufate izina nyine dushaka kandi dutekereza ko rijyanye n'igihe. Icyo gihe nyine twafashe izina ryitwa New City, ariyo y'uyu munsi. Nta nubwo nshatse kuvuga ko byibuze kwitwa nyine Tradition, nubwo mvuze ngo ntiryari rijyanye n'igihe, ntabwo mvuze ko abitwa iryo zina ntabwo bitwa nabi, ahubwo twebwe mu mitekerereze yacu n'imyumvire yacu twumvise tugomba kwitwa izina nyine riri moderne, kubera ko nibwo nari ntangiye kumva icyongereza bwa mbere. Urumva rero nari mfite nyine impamvu nyinshi zagombaga kuntera guhindura izina, gushyigikira abazanye icyo gitekerezo. Icyo gihe twarakoze nyine turirimba mu byiciro by'itorero, Mifem, Jia n'ibindi byiciro bitandukanye. Noneho tukaririmba nyine tukajya muri Jia, niba ari bya bindi by'amarushanwa ugasanga korali wenda barayikunze ibaye iya mbere, ariko twaririmbiraga aho ngaho wenda mu bantu dusengana cyangwa se dufite imyemerere imwe. Muzi ko hari abavuga ngo nyine muri icyo gihe uburyo nyine korali yari iteye mu myemerere yacu, so ndabivuga gutera, ariko nyine twagiraga amarushanwa, niba ari aya Jia niba ari ay'iki, ibyo byose bigakorwa, none ugasanga korali irakunzwe. Rero nyuma gatoya twagize igitekerezo nyine cyo kwaguka ho gato, ariko nanone tugifite imitekerereze ya kera. Nyine ari n'abaproducer ntabwo twagombaga kurenga mu ntara, ariko Olivier nkeka ko amateka amwe muri yarayazi kuko ari mu bantu nyine bazi ho gatoya, wenda araza kubivuga cyangwa bireke. Ariko muri icyo gihe ndumva aribwo twafashe initiative yo gutangira gukora wenda indirimbo mu buryo burodiyo, nko mu bihumbi 2006 twakoze audio nyine y'abana, ntabwo twari tuzi amajwi nayahe bigenda gute, kugezaho 2008 nyine iyo audio yarasohotse. Twari twayikoreye n'umugabo witwa Ngenzi, urumva nyine hari kera isohoka nyine ari audio, ntekereza ko nyine ari y'abana. Ariko nyuma yaho dukomeza gutekereza no gukora umurimo tutarenga aho tuvuka, twakomeza gukorera i Musanze n'amatorero adukikije. Nyuma y'icyo gihe rero byaje kurangira nyine intekerezo zikomeje kwaguka, noneho turavuga tuti ni gute twakubaka korali nyine nanone ikora kandi nanone ifite n'ibihangano nyine birebwa na bose. 2012 ndumva aribwo twashize alubumu nyine yacu hanze,
wenda ibya YouTube nta n'uwari ubiziho, nta n'uwatekerezaga, bitewe n'aho dutuye nta muntu n'umwe wari uzi ngo YouTube ibaho. Sasa rero twakomeje nyine gukorera aho ngaho, noneho umurimo urakomeza 2016 kugeza wenda reka nihute nze mu myaka twatangiye kugerageza gukoraho cyane, nyine ni nk'igihe wenda twageze nko mu 2016 aho byibuze twatangiye kuvuga tuti reka noneho ducurangisha indirimbo turebe abantu babishoboye. Ibyo byaje kuduhira, ariko nanone tutarenga aho turi. Bigeze mu 2020 muri uwo mwaka nibwo nkanjye wenda ntabwo nari perezida icyo gihe, ariko nzana igitekerezo nk'umuntu watozaga korali, ndavuga ngo ni gute twakubaka korali ishobora kurenga i Musanze ikaza muri Kigali cyangwa se ikajya hirya no hino mu ntara. Hari akantu nari ngiye kuvuga ndakibagirwa, nyine ni akantu ahubwo kuvuga nyine ngo mu ntara, cyangwa hari ukuntu tuba ngo intara y'ivugabutumwa, ariko iyo ubivuze umuntu utari umwadventiste ntabwo amenya direct ngo intara nyine ni iki. Evangelical district. Yego, nibyo nashaka kuvuga, gahita kanyisoba nyine numva karasimbutse, ariko nabyibutse. 2020 rero twakoze album zigeze kuri 2 ziri audio, ariko tukumva ntabwo biri kuvamo neza, turazireka turanaziparika. 2021 dukomeza gukora, ariko bigeze na 22 dusanga dutekereje neza impamvu nyine wenda ibintu byacu bitarenga aho ngaho, cyangwa ngo tube tuzwi nk'andi makorari, ari uko turirimba indirimbo wenda zitabanje kwitonderwa mu buryo nyine wenda zikozwe n'abantu babigize umwuga. Twegereye rero abantu batandukanye baduha ibitekerezo, nibwo twakorewe indirimbo yitwa Bucece, ikorwa n'umuproducer witwa Amoni, icyo gihe yarimbaga mu mabwirizabutumwa, ariko ubu ngubu bari mu banyamugisha, nubwo ntekereza ko n'ababwirizabutumwa bafata nka korali yabo. Ariko uwo muntu niwe wadukoreye indirimbo yitwa Bucece, arayiduhereza, tuyize twumva biraryoshye. Noneho bigeze 2022 nko mu kwezi kwa 5, turavuga tuti indirimbo nyine reka turebe ukuntu twayirekodinga neza, noneho ikorerwe n'amashusho. Iyo ndirimbo yarikodinzwe n'uyu mugabo n'undi mu producer, ariko ntekereza ko uwatubaye hafi cyane icyo gihe ari Eric, ari uzi mbese noneho uburyo buri modern korali yatangiye kuririmba ibintu wenda bifite ireme. Noneho 2023 mu kwezi 2022 mu kwezi kwa 12 ndumva aribwo twashyizeho nanone junior ya New City. Iyo junior ni korali y'abana bacu twebwe twibyariye, murumva twari n'ikimenyetso cy'uko nyine tumaze gukura. Ntabwo tukiri rwa rubyiruko, twavuye no mu busore, nubwo harimo n'abasore, ariko abafondateur ba mbere nyine nibo babyaye abana bagize junior, n'abandi b'inshuti zacu baza kwivangamo. Bigeze tariki 6 z'ukwezi kwa mbere 2023, nibwo tariki 6 z'ukwa mbere nibwo twaronshinze album yitwa Bucece. Ari kwibagirwa ariko ndabizi ngenda mwibutse. Ayo mateka rero, kugira ngo nyine dukore icyo kintu, bwari ubwa mbere korali New City ifashe iyo initiative, kavuga iti tugiye gutumira amakorali yo hanze ya Musanze. Icyo gihe twari turi kumwe n'amakorali meza, harimo Munyanyibutsa, Abahamya ba Yesu, Kugana Yesu, n'indi korali y'iwacu yitwa Intwari za Kristo. Ndumva ari iyo album twari tugiye gushyira hanze, nyine za ndoto zacu zo kuvuga ngo nyine korali yakura gute, yakundwa gute, tubona dutangiye kuzigeraho. Hahandi byibuze ndumva aribwo bwa mbere wenda twari dutangiye kumva abantu bari kure y'iwacu badutumira, cyangwa se wajya kumva n'indirimbo nyine yanyu byibuze noneho irakinwe, bivuga ngo ni uburyo bwari bukunzwe. Icyo gihe rero ndumva mbere muri ibyo bihe korali yari iyobowe n'undi mugabo witwa Bisamaza, ni umukuru w'itorero nyine iwacu.
noneho nyuma nzamusimbura kubera ko na Eric yabaye umutoza ngewe nza ndi perezida. Dukomeza gukora ibikorwa byinshi, aho mu mwaka washize bimwe mu bikorwa twakoze harimo ivuna ryabaye guhera tariki, ntabwo ndi kubyibuka neza, ariko ndumva hari mu kwezi kwa gatatu yego, kuko ryashojwe ari tariki 22. Sorry? Ryatangiye Rosenke, niyo mpamvu umuyobozi ahari nyine nawe ni ukugira anyibutse. Ryatangiye icyo gihe risozwa tariki 23. Ivuna ryabatije abantu bageze kuri 52 ari ivuna rya mbere rya korari. Muri iryo vuna twakozemo nanone ibindi bikorwa nko gutanga amatungo ku miryango igeze kuri 15, amatungo magufi, intama. Nanone twatanze Bibiliya, ntekereza ko ku bufatanye bwacu n'itorero korari imaze gutanga byibuze Bibiliya zigeze nko kuri 200. Yego, aho ni umurimo wa korari ku bufatanye n'itorero ndetse n'abandi bakunzi ba korari. Ariko nagiraga mbabwire bimwe mu bikorwa twagiye tugerageza gukora, aho twafatiye initiative yo kwitwa korari ishaka kurenga ku giti cy'inyoni ikaza nyine muri Kigali, hahandi dutangiye gutinyuka, nubwo badutumira hehe ntabwo twareka kujyayo, tutitaye ngo tuvuye mu cyaro, tutitaye ngo turi abanyacyaro, ariko umurimo tugomba kuwukora ku buryo bwagutse, nyine tuvuye aho turi tukajya n'ahandi uko haba hamezeho kose hataduteye ubwoba. Sasa rero kugeza uyu munsi navuga ko New City imigabo n'imigambi byayo biracyakomeje, kubera ko ubu tuvugana iyi konseri turimo gutegura, ariko na mbere yaho gato reka nsubire inyuma, twagiye tugira n'ibindi bikorwa biduhuza nyine no gutanga ubutumwa ku gihugu, aho korari ntekerezaho kuri ubu hari korari ushobora kuvuga uti tugeze mu gihe cyo kwibuka, ugasanga byibuze korari ifite indirimbo zirenze iziri hanze ni nk'esheshatu cyangwa 5 niba ntibeshye zo kwibuka, aho ntekereza ko korari yanakiriye ishimwe rivuye muri ibuka, batubwira bati mwarakoze kuduhesha agaciro cyangwa se kudufasha gutanga message yubaka igihugu. Urumva iyo ni message nziza kandi ni ubutumwa bwari bukenewe cyangwa se bukenewe, ku buryo ntabwo tujya nyine wenda ngo turaririmba nyine wenda ibintu bijyanye n'iwacu gusa, ahubwo intego yacu ni ugutanga message iva kuri twebwe ikajya no ku bandi bitewe n'ikigezweho. Donc twebwe mu mikorere yacu tugenda twiupdatinga bitewe n'igikorwa tugezeho. Sasa rero ubwo icyo ngiye kuvuga ni iki gikorwa none tugezeho cya tariki 30 nk'uko Eric yabivuze, twaricaye dusanga ari ngombwa ko korari igomba gukorera igitaramo muri Kigali, ba bantu batayizi bakayimenya, ariko nanone ikamenyekana mu bikorwa by'itorero bifatika bizatanga urwibutso hagati yacu n'itorero no ku bakunzi bacu, akaba ari cya gikorwa cyagutse buri wese azavuga ati New City yataramiye muri Kigali, ntabwo nyine twitinya, ntidutinya kujya he, kandi n'icyo gikorwa kikaba ari igikorwa kiremereye kitoroshye, aho tugiye kureba noneho ese koko ni korari izwi, ese koko dufite abakunzi muri Kigali. Ndumva ngerageje kubivuga mu buryo nyine burebure, ariko bunavunagwe ko dufite amateka maremare, ariko ibyo naba mvuze n'ibyo ngibyo. Murakoze. Ntabwo perezida arakoze, ntabwo turi butinde n'umujyanama tuza kugira umwanya wo kumuganiriza bitewe n'uko twamaze no kumva aho igitaramo kiri. Murakoze, ndaza byoroshye. Ndashangara cyane ku izina rya konseri, urumva ni ibintu birimo cyane kubaka, ariko urebye muri cya cyongereza perezida yahoze avuga harimo let it shine, mukanongera ngo powerful concert.
wenda abantu bumva ko bagomba kwitega ibintu bikomeye, ariko iyo shining muri kuvuga n'iki mushaka kugishininga ni korali nk'uko perezida yakomeje agenda abyitsaho, ushaka ishining abanyakigali bakamenya cyangwa se ikamamara, ni itorero cyangwa se n'izo nyubako, kugira ngo wenda n'abanyetorero babashe kuza gusobanukirwa icyo mushaka kugishininga. Ikindi narebye ngendeye kuri postiri hariya mbona muri abaririmbyi 23, wenda ubwo tudashyizemo abari basibye muri iriya foto, nkibaza abaririmbyi ni ibikorwa turi kuvuga hano nibo bonyine bazabigiramo uruhare cyangwa se bazabishobora iyo projet bayihagurutsa ikarinda irangira. Nkanagifatanya n'icyo kwibaza niba ari igikorwa kiri gutegurwa ku bufatanye n'itorero, mwebwe nka New City Family Choir mwahawe umugabane ungana iki? Hari igihe y'amatorero bababwira ati mwe iyi korali muzadushakira wenda miliyoni 10, mwe kuri mushinga mushake miliyoni 20. Hakaba n'umuntu wakorwa muri concert akavuga ati umugabane wa New City Family Choir wose ndawukavanya cyangwa se ndayatanga. Niba atari ibanga wenda muri iki gikorwa mwebwe muri gushaka cyangwa se mufite bijingana iki? Murakoze. Arakoze cyane, nanjye bari bampaye umwanya. Nari mfite ikibazo ubushize, twari ubwo korali Abahamya bateguraga igitaramo cyabo, nabo cyari cyo kubaka urusengero, ntabwo ndwibuka neza, ariko mwari murimo Mahama. Ego, mwari muri mu bantu babashyigikiye. Korali Abahamya ni abantu maze kumenyera cyane mu bintu bijyanye, mu bitaramo byabo bijyanye no kwaka amafaranga agendana n'ibyo bikorwa bitandukanye, kubaka insengero, kubakira abantu amazu. Ese ikibazo cyagiye kiti ko mwari murimo, mwabonye ko byagenze, ntago wenda mushobora kuba mwaratekereje iki kintu cyo kubaka uru rusengero bitewe nuko mwabonye ko bishoboka? Bakoreye hariya n'ubundi i Remera, murareba amafaranga yavuyemo murayazi. Ndavuga nti se ntago wenda mwaragendeye kuba mwarabonye ko ibyo bintu bishoboka, namwe mukavuga ati reka natwe dufatirane, cyane ko ndeba no mu bantu mwifashishije nabo bashobora kuba barimo hariya kuri Afurika. Murakoze. Naringiye kuvuga, reka mbanze nsobanure, wenda umuyobozi arahita anyunganira, cyane cyane ku kibazo cya Christian wabajije ngo mbese ko tugiye kubaka guest house ni yihe migabane tuzaba dufitemo, cyangwa se ko nyine wenda abantu batishimira gutanga inkunga iyo ari ibikorwa byinjiriza bisaba amafaranga, donc bibyara inyungu. Reka mbanze mubwire ko guest house tugiye kubaka ntabwo ari guest house yishyuza nyine ngo wenda tuvuge ngo hazajya haza abashyitsi tubishyuze kubera ko bagiye kuharara, ahubwo guest house tugiye kubaka ni ya nzu ishobora kwakirirwamo abashyitsi b'ingeri zitandukanye bitewe n'aho baturutse baje bagana urusengero. Bashobora kuba baje gusura itorero, bashobora kuba batumiwe na korali cyangwa se n'itorero. Ikindi ashobora kuba ari wa mushyitsi wabuze aho arara, none wenda tuvuge n'itorero rikaba kubera ko kanaka yabuze aho arara, hari igihe udahita ubona wenda umuntu umwakira direct, ariko kubera ko hari inzu nyine ibishinzwe bakavuga ati reka tumwohereze muri iriya nzu nyine ya guest house kubera ko ihari kandi noneho ifite umutekano, imeze neza, yujuje ibyangombwa. Muri make ntabwo ari inzu izajya yishyuza abashyitsi bazajya bayigana, ahubwo ni ukugira ngo izajya ifasha abagana itorero kuba safe, bari ahantu heza kandi hasa neza hanatunganye. Sinzi umuyobozi yanyunganiraho gatoya kugira bishimangire. Mudufashe twebwe wacu babyita amacumbi y'urusengero. Yego. Aho muravuga guest house abantu bakumvamo business. Yeah. Amacumbi y'urusengero. Yego. Ahubwo tubigira uko nguko kugira twese tugire common understanding. Nuba ngo ni amacumbi y'urusengero. Yego. Yeah, arakoze nkuko Perezida yarabivuze ku bijyanye n'iyo projet cyangwa se n'iryo cumbi.
ubundi korali ni cyangwa se umutwe w'abaririmbyi uba ukorera mu itorero, uburi donc itorero bari control y'abo bantu, bamwe n'ibikorwa byose bikorwa biba ari byo kugira ngo biteze imbere itorero muri misiyo riba rifite. Misiyo y'itorero haba eglise locale y'iwacu cyangwa se mu Rwanda cyangwa se au niveau mondial y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi tubarizwamo ni ya evangelism cyangwa se ibwirizabutumwa, niyo misiyo y'itorero. Ni ukuvuga nk'uko perezida yarabivuze, saba izo nyubako nubwo dutekereza ngo ni guest house cyangwa se zakwakirirwamo abantu batandukanye, ariko byose reka tubyumve muri sanse y'ivugabutumwa, kuko burya n'inyubako nazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ziba ari ivugabutumwa. Rwaba urwo rusengero rwiza, yaba se iyo nyubako ishobora kwakira par exemple inyubako ishobora gukorerwamo yenda nka trainings wenda z'abana cyangwa se kigishirizwamo abana, cyangwa se abana bakahakorera retreat bari guhabwa inyigisho runaka zijyanye n'iyobokamana ry'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi cyangwa se doctrine bizera. Iyo ngiyo automatiquement ihitiza ari evangelism. Hari kwa kundi ishobora kwakira umuntu, bien sûr umuntu ashobora kuva ahantu hatandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi akaba yaharuhukira. Icyo nacyo ni igikorwa cy'ivugabutumwa, yaba umubwiriza cyangwa se undi muntu utari umubwiriza, ariko nawe murabizi ko abapasitoro bacu akenshi baba bafite amacumbi, ariko hari igihe ashobora no kugira abashyitsi benshi bakaba banayifashisha kandi atari n'Abadiventiste. Urumva ko rya cumbi cyangwa se ya nyubako izaba igize akamaro kuri ba bantu. Numva rero muri makeya n'ubundi ifite misiyo y'itorero, kandi misiyo y'itorero ni ibwirizabutumwa. Numva rero iyo nzu itagiye hanze y'ibwirizabutumwa, ibikorwa byose byahakorerwa biba bishingiye ku ivugabutumwa. Murakoze cyane. Mbere kubaza ikibazo ndabanza nshimire University Choir, University Family Choir, ariko nanone nshimira n'amakorali menshi y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Bafite umwihariko bagira, wenda nubwo tubaza ibibazo, ariko igihe gito maze nkurikirana amakorali y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ntabwo bajya bakora igitaramo kidafite intego yo kugira umuntu gifasha cyangwa kugira ahantu kivana ikintu ngo kigeze ahandi hantu. Akenshi na kenshi usasanga ibitaramo by'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bari ibitaramo byo gukora fundraising, byo gufasha gutanga mituweli. Turi mu bitaramo byo gutanga mituweli ku Muhima, nyine ahantu hose wumva baba bagira ngo hagire ikintu gikoreka gikosoka bahave. Ushobora no kubona korali y'i Kigali igiye kubaka urusengero rwo mu ntara. Nabashimira ko icyo mbashimira rero nuko mbere yo kujya kuzimya ahandi manje mukajya kuzimya iwanyu, ntabwo wajya kuzimya ahandi kandi nawe usize haka. Niba muri kubona urusengero rwanyu rutameze neza, mbere yo kujya kubaka izindi nsengero nimanze mutunganye iwanyu. Ndabashimiye cyane kuko ni igitekerezo cyiza. N'ibyo gutanga amafaranga nuko barabimenyereye, mbona abantu bose baza mu bitaramo nubwo mutishyuza, burya mwishyuza menshi, kubera yuko abantu baza mu bitaramo byanyu batanga amafaranga menshi arenze nayo bari kwishyuza ku itike, kandi bakabakorera umugisha kuko ntabwo babihatiye ngo mbere uko winjira ngo injira utanze ayangaya. Ibyo ni igikorwa cyiza amakorali y'Abadiventiste akunze gukora, Imana ikibahera umugisha. Icyo rero ngiye kubaza, mwatumiye amakorali, ndabona ubwo azaba ari amakorali 5 namwe muri ya gatandatu. Igitaramo cyanyu kizaba gifite amasaha angahe? MC wacu azamanaginga gute? Kuko ari amakorali yose aririmba neza, namwe kandi mukeneye umwanya kugira ngo muririmbe kuko ni umunsi wanyu. Ese muzaha abandi baririmba igihe kirekire cyangwa umwanya wanyu uzashira muri amakorali 5? Mwebwe abantu bakunda tugiye kubwira ngo bazaze kubareba, tubizeze ko bazabona umwanya ungana gute? Mwese mumbwire, mwestime mumbwire muti ni amasaha 5 wenda cyangwa wenda ni amasaha 3, tumenye uburyo tuzabwira abantu. Murakoze. Ndafite ibibazo bibiri, ariko reka mbaze mere ku cya Esther Fifi. Aya makorali agera kuri 6 namwe murimo, kuki nta muhanzi urimo w'Umudiventiste kandi tubamenyere ko mubafite? Nuko mwaba mutabemera cyangwa hari izindi mpamvu zituma mutabatumira?
so muraza kutubwira impamvu nyine hatagaragara nk'umuhanzi w'umudivantiste kandi mubafite beza, bafite n'indirimbo zikunzwe, bafite n'abantu babakurikira benshi nabo bakunda byanaba n'imbarutso kugira ngo n'abantu baze kwitabira igitaramo cyanyu. Hanyuma ikindi naza kubaza ndibaza ngo ese inkunga no gushaka iyo projet yose mufite ingana gute muri rusange n'itoro ririmo? Batubwiye ko yanyu mutari buyitubwire, ariko ushaka kutubwira noneho overall ya projet yanyu kwingana, ifite budget ingana gute, hamwe n'itorero n'abakristo murifuza gushaka umusanzu ungana gute? Icyo rero mwaza kukidusubiza. Murakoze, reka nkurukiraho MC sinjya ruwa nyuma. Murakoze, nitwa Odette Ayinkamiye, Inyenyeri TV Show. Nakurikiye iki kiganiro, mbere na mbere ngewe n'ubundi gikorana ndayikunda cyane, ngewe ndi umukunzi wayo. Ni abantu rero bo gushimwa kuko bafite iterambere ubona ryihuse cyane. Hari n'igihe umuntu yibaza ngo ese bakoresha ubuhe buryo. Ni abantu nk'uko batubwiye bazamutse vuba pe, n'imbuga nkoranyambaga batangiye kuzikoresha vuba, ariko uburebye ahantu bageze ni abantu bakurikirwa n'abantu barenga 40,000 ngira ngo nabingahera bageze 43. Urumva barakomeje, ni abantu bafite imbaraga. Mbere byose rero no kubanza gushimira iriya korali, ni abantu bafite umurava kandi bakora, Imana ibaha umugisha. Rero umuyobozi wabo yatubwiye ati twarebye iriya korali, harya iriya zina rya korali ntimuri nyibutsa Tradition. Nubwo wenda mwabonye ko ryari ritajyanye n'igihe, cyangwa se wenda bitewe n'ikigero mugezemo, cyangwa se mwagize muti twari tumaze gusobanukirwa, tumaze kumenya icyongereza. Hari igihe mwatekereje ko wenda buri muntu wese yahise yumva icyongereza. Ndagira ngo mudufashe musobanurire abakunzi banyu bose ntabwo bazi icyongereza, ese ubundi rishatse kuvuga iki? Ikindi ngewe kuri Newstin ubushima cyane pe, kuko n'abakunzi banyu cyangwa se n'abandi bafite amakorari, mwabagira inama mwakoresheje cyangwa se mukoresha kugira ngo mugire igikundiro muriho. Ndumva mwagira andi makorari inama, igikundiro muriho. Hari amakorari menshi kandi yamenyekanye mbere ariko atabasha kwigeza ku byo mwagezeho. Ese mwebwe mwakoresheje izihe mbaraga? Murakoze cyane. Kanange soreze hamwe ndakeka ari nge wa nyuma, niba abandi bari bwakega. Avuze ku kijyanye no gukoresha imbuga nkoranyambaga. Tariki 4 z'ukwa karindwi uyu mwaka, Abadivantisite mwatoye perezida mushyashya ku rwego rw'isi, Pastor Elton. Bimwe mu byo ashyize imbere ashaka no kugera ku rubyiruko binyuze ku mbuga nkoranyambaga, gukoresha social media kugira ngo murikinge urubyiruko. Avuze ibyo kuri YouTube, ariko ngiye reka tujye kuri Instagram. Kuri Instagram mbonye mufite abantu 100 aba followers. Bivuze iri hasi cyane. Izina ryanyu ndabona ari Rigenzi New City Choir, urumva mwagakwiriye kwa muri kwana aba.com, nyine ibintu biri gushininga bigize gute, ko mbona harimo imbaraga nkeya aho bimeze gute. Twatanga nk'ingero nka kwa dukunze kubona zikunze gukoresha nk'izo mbuga nka za Ambassadors, za Maranatha. Sinzi niba ari uburyo muri kubitekerezaho ku buryo ibikorwa byanyu byaba live cyane, simujye kuri YouTube gusa kuko imbuga ni nyinshi cyane. Murakoze. Nandi mbere yuko uze inzego zisiyangiza nitwa Byukusenge Theophile, yemurera Kwiringira TV. Nifuzaga kubaza ikibazo yenda kiza gusa n'ikireba perezida. Mwatubwiye uko mwatangiye, munatubwira uko izina ry'ifite ryaje, ariko kugeza uyu munsi wa none nubwo mwagiye kutubwira intumbero, ngira ngo kuba mwahamagaye itangazamakuru nuko mushaka ko hari ibyo bamenya kandi mubabwira. Uyu munsi wa none uretse turenze Let's Shine, ni iki kindi yenda kimakajwe imbere
itangazamakuru rigomba kumenya. Hari mwavuze ko hari ibyo bajya gushaka ariko mwabahamagaye kugira ngo mugire ibyo mubabwira. Ibirenze ibi ngibi turi kubona imbere ni ibiki nanone itangazamakuru rigomba kumenya kuri iyi korali? Mwakoze kanenge wenda ngira icyo mvuga kondo ntabwo ndi umuyobozi ariko ndi muri aba baririmbyi bari aha ngaha. Mu by'ukuri hari na Fifi yasohotse ariko yarabajije ikijyanye n'ukuntu aya makorali atandatu azabasha kuririmba. Mu by'ukuri twagiye dukora ubukangurambaga butandukanye, haba kuri Isango TV twagiyeyo kenshi tubwira abantu tubashishikariza kuzazinduka, kuko mu kintu cya mbere kiranga Abadiventiste no kubahiriza igihe, no kuba ibisonga by'igihe byiza. Igitaramo cyacu kizatangira saa 8 gisoze saa 2, harimo amasaha menshi. Indirimbo nyinshi ziba zifite iminota 5, ugiye bara ku muntu uzazinduka azabasha kwenjoyinga. Nubwo twisi igitaramo cyacu Let It Shine, nubwo shininga ku rusengero rwacu rukagera kure, umucyo ukamurika, ubutumwa hari ukuntu abantu babona abantu ngo bavuye mu Kinigi, bakavuga se abantu mu Kinigi basobarya, hari ababazi bahanyingagi gusa, ariko babona ushayininga wowe bakibaza abantu se bakomotse baturutse he, bagasanga baturutse koko mu rusengero ruteye ikibazo, avuga ati ba bantu ni kwa kundi umuntu ashobora gusohoka asa neza ariko atashashe mu nzu bicika. So rero n'abakunzi bacu nubwo ariyo ntego nyamukuru yo kubaka, ariko natwe ubwacu dushaka gushininga kurushaho. Muri uko gushininga rero tuzaririmba pe, tuzatarama cyane, n'aya makorali yose azatarama. Nijyanisha wenda no kuba tutatumiye umuhanzi ku giti cye, nagaruka badafite amafaranga. Sinzi niyo mubibona gospel mu Rwanda iri kugenda izamuka kurenza igihe byabereye. Rero abantu abenshi hari ukuntu baba bafite amagahunda, hari korali zigiye zitandukanye usanga bafite ubutumire umwaka wose, ugasanga umuntu baramutumiye umwaka wose uri booked kugira ngo umutumire, ugasanga ngo bisaba ko baramutumiye umwaka washize uzamukenera utaha. Rero gospel yacu iri kujya kure, nagaruko badashoboye barabizi cyane, ariko benshi kugeza ubu ntabwo twari gutumira bazi kuririmba bose, twatumira igihugu cyose kuko Abadiventiste Imana yabahaye iyo tarama arayifite yo kuririmba. So rero tuzabaririmbira. Fifi yose ndi gusubiza ikibazo cyawe. Nakubwiraga ngo kijyanye n'amasaha bisa naho twagitekerejeho. Twagiye ahantu hatandukanye, twagiye ku Isango TV inshuro zirenze imwe tubwira abantu ko Abadiventiste tugira ikintu cyitwa usonga, kugisonga cyiza cy'igihe cyo kubahiriza igihe. Igitaramo cyacu kizatangira saa 8 gisoze saa 2. Muri aya makorali atandatu twese tuzaririmba, tuzabasha kuririmba kandi nubwo bukangurambaga bukorwa kuko tufite amasaha ahagije. MC arabizi neza, tuzubahiriza igihe. Twanabishishikarije abakunzi bacu n'abazava mu ntara zabahageze. Nta mpungenge izahaba, mutubwirire abakunzi bacu ko bazumva indirimbo kandi bazataha banyuzwe. Mwakoze. Okay. Nanone giti yangahe kuri kiriya gikorwa, ni ukuvuga ngo kubaka, umuntu wese nyine wumva ijambo kubaka, burya hari n'igihe ushobora guteganya miliyoni 100 ugakoresha na miliyoni 200, n'izo zarangira ugasanga ibikorwa biracyakomeje kandi utaragera ku cyo ushaka. Ahubwo twebwe twihaye byibuze nka estimated budget bitewe n'icyo dutekereza, kuko nitunasoza tukagera aho ngaho nyuma y'igihe runaka tuzongera tunategure ikindi kugira ngo icyo dushaka kigerweho. Ariko ubu ngubu turi kugendera byibuze kuri iyo guest house. Twavuze ko twebwe dushaka miliyoni 150 kugira ngo byibuze turebe aho bizageza. Ishobora kuzaba irangiye cyangwa se ishobora kuzaba itarangiye, tugakenana nanone ubundi bufasha buvuye n'ubundi aho tuzakura ubu ngubu. Bishobora kunyura mu baririmbyi cyangwa se muri mwebwe, simbizi, ariko uko byagenda kose estimated budget
ni miliyoni 150, kandi ntabwo bivuze ko igitaramo kimwe dushobora no kubona na miliyoni 3, 10, 50. Ngo ntabwo tuzi icyo tuzabona. Intego yacu ni ugukomeza gukora cyane kugeza aho icyo twateganyije tuzakigerera. Yes, nibwo ngiye gusubiza ku cyo Mupende yarabajije cya Instagram, cy'ama social media muri rusange. Social media natwe ni kimwe mu bintu turimo turashyiramo imbaraga ugereranyije, kuko ukurikije ahantu twe dutuye, kamvuge gutyo, mperaho ngaho origine, ukongeraho igihe korali maze imenye gukoresha meni izo mbuga ni gito cyane, ku buryo nabo ngabo turimo turavuga twe tubashimira Imana, kuko tuzi nyine buryo kibivunanye mu kuntu kwita ubona abantu bahita bagufollowinga muri ubwo buryo. Ariko navuga yuko nanone twagishakiye umuti. Dufite team irimo aba Gen Z, sibyo cyangwa se Gen Z, urubyiruko rwacu rudufasha gukora ubukangurambaga kugira ngo tubone abantu badufasha nyine kudufollowinga muri zo social medias. Ntekereza ko Instagram ishobora kuba ibaye created vuba cyane nkurikije, nayo mpamvu ushobora gusanga nta bantu benshi dufiteho, yewe na TikTok na n'izindi Spotify, right? Ego. Not yet. Oya, iriho kuri Spotify bariho, ahubwo na Facebook. Yes. Izo mbuga zose dusa nkaho twabanje gusa nk'abanza kubaka YouTube nk'ahantu platform nini dushobora kunyuzaho ibikorwa byacu. Izo zindi zije vuba cyane muri uno mwaka, ariko nanone turimo turashyira imbaraga kugira ngo turebe ko nibura twaricinga urwo rubyiruko, na cyane ko ari narwo rurimo rurakora cyangwa se ushobora gusanga kuri izo mbuga cyane kurusha abantu bakuru. Rero nacyo ntabwo twakibagiwe, turimo turagishyiramo imbaraga cyane. Hari ikindi wenda Theo yarabajije nanone, navugaho Perezida akabona ko nawe kugishimangira indi mishinga ihari, nkuko byari byatangajwe mu itangazo Perezida yagize avuga, byatanzwe ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa mbere, turishyira kuri YouTube. Ni itangazo rigaragaza imishinga nyirizina dufite cyane cyane muri uno mwaka. Harimo ibyo twagiye tugeraho, ariko hari n'ibindi twageraho. Harimo nko kuba tuzagira mu mpera z'umwaka New City Week, igikorwa duteganya kuzagiramo ibikorwa dukora n'ubundi bisa nk'abina, ariko noneho byo bifasha sosiyete rusange y'abaturage b'ahantu dutuye. Harimo aho tuzakora imiganda, harimo aho tuzagiramo gutanga amaraso, harimo ibikorwa bigiye bitandukanye nyine byo gufasha, ariko bizakorwa mu cyumweru kimwe dusoza umwaka, tukabisoresha n'igitaramo cyo gushimana ko tuzaba dusoje umwaka amahoro. Urumva icyo ni igikorwa kimwe turimo turateganya nk'umushinga. Hanyuma harimo ivugabutumwa n'ubundi mu buryo bw'ibyo twahamagara cyangwa se mu nshingano dufite kuririmba, turarikomeje. Muri no minsi twasaga nkaho duhagazemo kugira ngo dutegure kino gitaramo neza. Ubwo ndi kuvuga amasorti tujya tugira ya hato na hato. Mu kwa cyenda ndumva harimo amasorti yo kujya mu ntara, kuva za Inyanza n'ahandi hagiye hatandukanye, Kigali. Mu kwa cyenda naho ndumva harimo, bivuze ngo ntabwo tuzahagarara. Harimo na biramutse banabaye ngombwa dushobora no kujya no hanze muri Tanzania muri uku kwezi kwa 11. Ntekereza ko ibijyanye n'ubutumire byo byararangiye, hasigaye confirmation y'ubuyobozi bw'ibihugu byacu kugira ngo ibintu bigende neza, protocol ikurikizwe. So rero ibikorwa biba bihari bitandukanye, ntabwo duhagaze, turakomeje gukora, kandi hamwe no gufashwa n'Imana, namwe mukadushyigikira, mukadufasha kugera ku bantu bagiye batandukanye, bizagerwaho kandi bigende neza. Ikintu nge nasaba wenda nshaka kutongera no kuvuga, nabasaba mwebwe nk'abantu bari hano,
ni ukudufasha. Ino korali ni korali ikiri ntoya, tuyita ni korali y'umwana ikiri ntoya nyine, birumvikana nimvuga ntoya nyine mu byumve ko ari ntoya, ikeneye support, ikeneye gushyigikirwa, igakura ikagera ku rwego buri muntu wese ashobora kumva ari proud, akavuga ati narareze, nagize nanjye icyo nkora kugira ngo ino korali izamuke. Kandi ntekereza yuko natwe nubwo turi abana ariko ntabwo turi abana bingayi cyangwa se abana gito, ko byagenda kose natwe tuzirikana ko umuntu wese udufasha natwe tumusaba imigisha ku Mana. Murakoze. Ikibazo yari yatubajije ahubwo twibutse, New City Family Choir bisobanuye iki? Perezida Gisubize. Reka nanjye mpereze Elda kugira ngo dusangire. Nari kubaza n'iki ngiki, ni ikibazo n'ubundi noneho bikagendera rimwe, singaruke hano. Ikibazo mfite kiragira kiti, ese ko mbona n'ubundi New City, ndatekereza igihugu cy'u Rwanda mwarakizengurutse, muraza kutubwira niba hari n'ibihugu mwari mwajyamo wenda bitari iki gihugu cy'u Rwanda, n'icyifuzo. Ese ni perezida ngiye kubaza kino kibazo, perezida nka korali muyoboye, ndetse ubona ko mwarwanya urugamba rurerure kandi mukiri no ku rugamba, ariko mukaba mufite heza muri kugera, mufite igikundiro cyinshi, nahahe hantu mwumva korali yabiri yagiye mukumva harashimishije cyane, mukavuga muti turamutse, mwahoze muvuga wenda ngo bababera icyitegererezo mu makorali, muvuga abahamya ba Yesu. Ese nahahe hantu korali New City ishobora kuba iri, mukavuga muti hano hantu turamutse tuha presence korali tukaba duhari, twakumva hadushimishije? Murakoze. Murakoze. Wenda reka nse nkusubiza ku cyo mwe mubajije kijyanye n'izina New City Family Choir. Ndagerageza wenda gusa nkaho ngiye mvuga buri jambo kugira ngo nze kubihuriza hamwe. Ni izina riri mu rurimi rw'icyongereza. Iyo tuvuze new ni ikintu gishya. City ntago tweta tuvuga ngo ntago n'izindi mariko. Iyo tuvuze city ni nkaho tuvuze umurwa, ni umurwa. Hari murabizi imikorere y'imijyi cyangwa se operation z'imijyi uburyo zigenda zitandukanye, ntago twavuga ngo yenda ngo Musanze City, oya, ariko dushaka kuvuga Kigali City. Rero ahangaha ndagira ngo nshaka ikinyarwanda nyacyo n'undi muntu wese yakumva mu buryo bwahoranije. Ubwo rero New City ni umurwa mushya, umurwa mushya. Uwo murwa rero uvugwa cyangwa se wahawe izina rya korali New City, nta wundi murwa, ni Yerusalemu nshya. New City ubutumwa itwaye ntabwo ari ubwo kugarukira hano kuri iyi si, ahubwo ni ubwo guteguza abantu kuzaba muri uwo murwa mushya, mu bwami bw'Imana. Yerusalemu nshya cyangwa se umurwa mushya. Rero iryo zina New City Family Choir bivuga ngo ni ba abantu bari muri wa muryango cyangwa se rya tsinda riri muri wa muryango, ariko witegura kuzaba muri wa murwa mushya. Mu gisubizo kimwe, New City Family Choir ni umutwe w'abaririmbyi bari muri uwo muryango, ariko bafite ubutumwa bwo kwamamaza, abategura kugira ngo bazajye muri uwo murwa. Ni umurwa mushya. Rero ndumva ari icyo gisobanuro cya korali. Ubwo wenda abanyendimi bashobora kubivuga ukundi, ariko nibyo ngibyo. Mbese ni ryari cyangwa se ni hehe korali ishobora kuba yaririmbira tukumva nyine turishimye? Ngewe ahantu hose hari korali irusha korali New City kuririmba, aho hantu niho nshaka, kugira ngo nkomeze menye standard level ya New City igeze he. Kandi muri uru Rwanda ntabwo navuga ko New City nyine turacyakeneye gukura, turi hasi, hari aho dushaka kugera. None se niba n'umubaza muti kuki kuri Instagram
turebwa n'abantu 100, hari korali irebwa wenda n'urugero na miliyoni irenga cyangwa se kurushaho. None iyo korali nyine irakurikirwa, irakundwa kuturusha. Rero aho hantu niho dushaka kugera kugira ngo byibuze natwe tujye kuri standard y'amakorali akunzwe kandi akurikirwa na benshi. Ikindi ahantu dutuye biragoye cyane ko basobanukirwa n'ibintu bya social media nk'uko Eric yabivuze. Nuvuga ngo ni handi nyine ushobora no kuvuga nyine ni UCT wenda ntibanabyumve nubwo bamaze gusobanuka, ariko noneho ni hahandi umubwira uti kora subscribe agakora ni subscribe, wamubwira like akadislikinga, kubera ko niko byumva, nta naho yigeze yumva YouTube cyangwa se yumve Instagram. Rero amahirwe dufite nuko turi muri press conference kugira ngo mwebwe mudufashe nyine amahirwe tuburiraho dutuye tube turi kuyabonera kuri mwebwe, kandi abo nabo bazajye kumenya babinyongera z'ibyo muri kudufasha gukora. Ndumva icyo ari cyo navuga. Noneho hari ikindi kivuga ngo ese ni hehe tumaze kujya hatari hano mu Rwanda. Niba mwakurikiye ibyo navuze ntaho, ariko niba mwakurikiye ibyo coach yavuze, hari aho turi guteganya muri uku kwa 11 dushaka kujya Dar es Salaam. Ibyo ngibyo ntabwo ari twebwe tubigena kuko ni ubutumire buturuka kure, bukagira protocole idasa n'ikorwa nyine iyo dutume turi imbere mu gihugu. Ndetse no mu kwa 2 ntekereza ko dushobora kujya kure ya Tanzania kubera ko ubwo butumire bwose burimo gutegurwa, kandi inzira burimo nyine ubwo Imana nibishima ko tugenda tuzajyayo. Murakoze. Enda Perezida twamwongera kandi gatoya kuri iyo message yarabahaye, ngira ngo iranumvikana neza, ariko ndagira ngo mvugeho utuntu tubiri. Aho yaravuze ati mu by'ukuri dukeneye korali yaba iturusha performance kugira wenda ngo tuyigireho. Ndagira ngo tubivuge muri iki Kinyarwanda, ni uburyo bwo kwiga, ntabwo ari uburyo bwa competition. Ni uburyo bwo kwiga kuko ubutumwa bw'indirimbo, uretse n'indirimbo n'indi methodology yose ikoreshwa mu gutransmita message kugira ngo umuntu yumve ubwo butumwa, nuko haba hari icyo twita manière agréable. Donc ikintu kigomba kuba attractive ku muntu. Iyo umuntu amaze kuba attracted, then aba attentive, agakurikira. Buryo umuntu ataba interested ku kintu cyangwa se ngo yumve kimushimishije, ntabwo yagikurikirana. Ni ndi dufite mu ijambo ry'Imana cyangwa se muri Bibiliya. Donc umuntu abanza kumva, umaze kumva ibyo bintu wumva bifite icyo bishatse kubwira kuri wowe, bikagukurura ukabikurikirana. Noneho ikindi nanone kijyanye, hari n'akandi kantu nanone yaravuze ku buryo yenda bwo gusohoka hanze n'iki. Bundi korali nkuko nababwiye, ni korali bigomba gukorera mu itorero, kabiranda control y'itorero na procedure zose yatumirwa hanze cyangwa se mu ntara n'ahandi hose. Ibyo byose ni procedure zikorerwa mu itorero. Korali bayimeze nk'umwana, itorero bari nk'umubyeyi. Icyo itorero ryemeje birumvikana nicyo korali executing, ariko natwe nk'itorero ntabwo tuba tugomba kuzanya muri ya mission. Burya hari inshingano z'umubyeyi, hari n'inshingano z'umwana. Natwe tuba turi hafi ya korali kuko ubutumwa batwaye nibwo itorero ritwaye, kandi hari mission dufite. Buriya korali ntekereza ko ari nawo murongo tunayifuriza, nako tunatekereza, kandi ni nacyo tuyigiraho inama. Ubundi hari isomo riri mu Bakolosayi igice cya 1 murongo wa 8. Ubundi bikubiyemo bya bindi byose twavuze, kwaba gufasha abantu, kwaba ibintu byose dutegura. Reka wenda nse nkuri soma gatoya, ngira ngo reka nse nkuri soma. Aravuga ngo niwe twamamaza tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose, kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganizwa rwose muri we. Urumva nta muntu wasigaye, n'uwari we wese. Iyo niyo mission ya korali, niyo mission y'itorero ryacu, haba local church ya Ruhanga, haba Firidi, haba Iniyo ndetse na
general conference muri rusange. Numva n'utwo ngutwo nageraga ngo nunganireho bitaza kuba nk'aho korali irimo irakora evangelism mu buryo bwa competition. Oya, ntabwo ari competition, ahubwo iyo umuntu afite experience ku kintu umuntu akigiraho kugira ngo nawe bwa butumwa atwaye mu kugira ngo bufashe abantu agire improvement. Hanyuma muririmba mu ndimi zingahe ku buryo mushobora gutekereza kujya Dar es Salaam mukazatwaye? Okay. Currently turimo turaririmba mu ndimi eshatu: Cyongereza, Ikinyarwanda n'Ikiswahili. Mwatubajije ariko nanjye ntabwo mwagenda ntababajije. Ariko mbere yo kutubaza nanjye arahantu binga twibagiwe kuvuga karekeye n'igitaramo. Yego. Twakomeje kubaza mu gitaramo. Hari abantu twitabaza n'uko turi press conference, hari abantu bakunda korali yanyu batazaboneka mu gitaramo. Hari abantu bashobora kutwumva, hari abumva gusakara kuri YouTube, hari abanyumva baba hanze ariko bakunda korali yanyu bashobora kubasapotinga. Cyane cyane ko umuntu afite muri igikorwa cyo kwitanga bakaba basapotinga. Byaba bibabaje rero ko tuvuye muri press conference mutitaye kuri abo bantu ngo mubaca akarongo. Abantu batazaboneka mu gitaramo, baba bari mu ntara batazaza mu kazi, abari hanze ba diaspora, mubabwira umurongo wo kugira wo kubafashirizaho iyo fundraising. Mwatanga nimero, mwatanga imbuga nkoranyambaga, byaterwa n'icyo mwabipanze. Murakoze cyane kandi icyo kibazo ni ingirakamaro. Ahubwo sinzi n'impamvu atari cyo cyaherewe bitewe n'icyo tugambiriye. Ni ukuvuga ngo abantu bari hanze cyangwa se batazagira amahirwe yo guterana natwe tariki 30 z'uku kwezi, harabura ngira ngo ni cyumweru n'iminsi mike cyane. Abo bantu bazashyirirwaho uburyo bwiza bwo kugira ngo basapotinge korali cyangwa se itorero bitewe n'ibikorwa turimo. Tuzashyiraho nimero de konti y'itorero ndetse dushyireho nimero de telefone, kubera ko korali dufite nyine uburyo nyine bwa kontabilite, abashinzwe nyine kontabilite, hazaba hariho nimero de telefone, hariho na nimero de konti y'itorero, ku buryo umuntu ari hanze bizaba byoroshye cyane ko yakora transfer akanyuza amafaranga kuri konti y'itorero cyangwa se akanyuza amafaranga kuri nimero de telefone bitewe n'uburyo ashobora kuba ari MoneyGram, Western Union, ibintu nk'ibyo. Icy'ingenzi ni uko abo bantu nabo bazatekerezwaho kandi bagahabwa amahirwe yo gusapotinga korali. Zacaho live. Sorry? Konseri yanyu izaca kuri chaîne yanyu live. Ego, konseri yacu izaca kuri New City Family Choir. Rero icyo kirasubijwe, ahubwo biraza bingushe ku kibazo nashakaga kubaza. Nyine ntekereza ko ibibazo byose bigerageje gusubizwa. Turi ahangaha nka korali New City kandi twakoze press conference. Hari n'igihe wenda ari ubwa mbere nyijemo ntawamenya, nkaba nyine nanjye niteze umusaruro w'ikiyo press conference igiye kumarira. Ese ni uruhe ruhare nk'itangazamakuru mwiteguye kugira nk'abantu twicaranye muri press conference ya mbere nka New City tutari tuzi, ariko noneho tukumva icyo kintu nyine gikorwa kigira positive impacts nyine kubera ko twakoresheje social media. Nkamwe twicaranye twagerageje guselectinga mu bantu nk'inshuti zacu, ni uruhe ruhare rwanyu kugira ngo na bya bindi byose babazaga ngo nyine ko Instagram bimeze gutya na gutya, YouTube n'ibindi biracyari hasi, kandi nzi neza ko muri abantu ba mbere bashobora kugira sensibilisation na contribution binini cyane ku byo mwakwifuza kwinjiramo bikagira positive impact. Ese niki mudusezeranira, ni uruhe ruhare rwanyu muri ibyo bintu kuzamuka kwa korali? Murakoze. Sinzi ngo uri bunsubize ninde ikibazo ngiye kugisubiza. Ubundi itangazamakuru twe ntidukunda kuvuga ibyo dukora, ahubwo biragaragara nk'uko byagaragaye mu wese wa Market Radio. Hari icyo yumvishe, hari icyo yumvishe. Barebye Inyarwanda, Mupende niwe muntu wa mbere wapostinze ibintu by'ikorari mbere yuko n'abandi twese tubitekereza.
nawe rwose Imana imuhe umugisha n'ubu ngubu Fifi yakoze akazi ke jisite weekend abikora n'abandi bose bari hano ku gihe ndahe hose nzi neza ko ibyo twe dukora biragaragara kuruta uko tuvuga tuvuze mwagira ngo yishyira hejuru Celestin arabikora nawe twebwe iki cyumweru ahubwo muri tayari twene tubakenera tuzababona ese ibyo tugiye gukora namwe muzabipostinga mu sharing abantu babibone ni mutwitege nzi ko bizagenda neza hanyuma Imana ariko baho umugisha. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.